Aya ni amakosa abantu benshi bakora, icyo ngiye kukubwira cyo kirakomeye kuri iyi nshuro. Hari ibintu abantu benshi bakora bakeka ko ari ibisanzwe, bakeka ko nta kibazo, ariko nyuma bikabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Uyu munsi ndashaka kukwereka ibintu ukora cyangwa se ibintu ujyamo utabizi, ariko ejo n'ejo bundi ukaba ushobora kubyicuza ubuzima bwawe bwose, ari wowe ushobora kuba warabigizemo uruhare, cyangwa se wenda nta n'uruhare wabigizemo, ahubwo warakurikiye urukundo rutari urwa nyarwo. Ukubwiye ngiye kuba nakubwira ku bagore bamwe, ntabwo ari abagore bose bakora ibintu ngiye kuba nakubwira, si no kubanga ahubwo ni ukukwereka ko ahubwo ukwiye kwitondera kugira ngo utazicuza mu buzima bwawe, cyangwa se utazicuza ejo hawe hazaza. Twumvikane neza, abagore bose siko ibi byose ngiye kuba nakubwira bibariho, ahubwo bamwe mu bagore bishobora kuba bibabaho. Niba unyumva uri igitsina gore cyangwa se uri umubyeyi, ibi bintu birakureba ubitegere amatwi. Niba nawe kandi uri umugabo, ndagusaba kugira ngo wegere hino, iyi video irakureba witegura gushingirwa, witegura gushaka, witegura kurongora, waba wubatse waba utubatse, iyi video irakureba kubera ko ni ibintu by'ingenzi dushobora kuba twaganiraho. Umugore ushobora kuba waba uwawe iteka ryose cyangwa se wahitamo mu gihe ukirimo kurambagiza, nibyo ugomba kuba wakwitondera. Ubaye uri umugore, ibi bintu uje kuba wabikosora kugira ngo ubane neza n'umugabo wawe, urugo rwawe rurusheho kuba rwagendwa. So mbahaye ikaze rero hano kuri Uwiragiye Dani, ni karibu ukande subscribe, ufungure inzogera hatazagira video n'imwe igucika cy'ibiganiro tugenda tubagezaho. So tugiye kurebera hamwe rero ibintu birindwi by'ingenzi bishobora kukugirira akamaro mu buzima bwawe bwose. Nibikugiraho ngaruka bigizemo uruhare ntuzagire ngo ntabwo nakubwiye. So duhere ku cyambere rero, cyo bita part 1. Umugore utazi icyo ashaka. Umugore utazi icyo ashaka rero nicyo tugiye kuba twaheraho. Reka duhere hano ku ingingo ya mbere, ku mugore utazi icyo ashaka cyangwa se icyo akeneye mu buzima. Hari abantu ubona uyu munsi ukibaza ese ashaka iki, cyangwa se ashaka kugera ku yihe ntego. Ejo azaba ashaka iki? Nta ntego, cyangwa se ukabona nta direction afite. Uyu mugore ashobora kukugora. Umusore rero ushobora gukundana n'umukobwa mu ntangiriro ibintu bimeze neza, ariko nyuma ugasanga abahomo amubwira ngo reka tujye aha, reka dukore ibi, ariko nta purane ihari. Mbese bakiberaho mu buzima bwo gusohoka, bagiye hirya no hino, bagiye mu mayoga, bagiye muri za blood mbese n'ibindi bigiye bitandukanye. Ukabona umukobwa ahora mu birori bidashira. Menya yuko uyu mukobwa mudashobora kubana, cyangwa se aba ari byiza uyu mukobwa wamwihorera kubera ko usanga nta purane ihari. Rero ingaruka zishobora kubageraho uramutse wenda umwemereye, igihe kiragera iterambere ryawe rikayoyoka rikagenda uribona mu maso yawe. Ushobora kwisanga uri mu buzima butagira icyerekezo mu gihe uri kumwe nawe. Icyo wakora rero, hitamo umuntu uzi icyo ashaka, ufite icyerekezo kizima, mbese ushobora kuzakugeza ku nzozi zawe nawe ushobora kuba warifuje. Abasore dukurana plani zo kuzaba abakire, zo kuzatera imbere, zo kuzakora ibi, zo kuzakora ibi. Niyo mpamvu ushobora guhitamo umugore uzakugirira icyerekezo kizima. So part 2 cyangwa se igice cya kabiri, tugiye kurebera hamwe umugore ufite abagabo benshi, cyangwa se umugore ufite inshuti nyinshi. Ndagisubiramo, ku mugore ufite inshuti nyinshi, akubwira yuko ari inshuti bisanzwe, ukumva ko nta kibazo. Ugasanga ejo ari kumwe n'uyu, ejo ari kumwe n'uyu. Uyu mugore ndagusabye uzamwitonda, cyangwa se uyu mukobwa ukubwira ngo afite inshuti nyinshi z'abagabo. So be attention, ahantu ugomba kuhashira akabazo. Umugore uhora uhinduranya abagabo buri gihe, uhinduranya inshuti z'abasore buri gihe. Nk'urugero, umunsi umwe ari kumwe n'umwe, n'ejo ari kumwe n'undi, guhora ahinduranya nk'uhinduranya imyenda yambara. Ugomba kubigendera gake kubera ko hashobora kuba havamo ikintu gikomeye, nguyu ntukamwizera.
Akenshi nuza gusanga gufata no kuri telefone ye ntabwo azakwemera bitewe n'uko azaba azi neza amabanga ashobora kuba afite. Ahora bamwandikira mesaje za buri kanya, ahorana gahunda zidashira, gahunda zidasanzwe, mbese nta kanya wowe ubwawe akubonera. Uyu nguyu ugomba kwitonda cyane kubera ko bishobora kuba byakugiraho ingaruka. Ukibaza mbese ingaruka woweho muri relationship bishobora kuba byabagiraho mwembi ni izihe? Kubura icyizere kubera ko ntabwo wamwizera, ejo umubonanye n'umuhungu, ejo umubonanye n'undi, ejo umubonanye n'undi, wowe ugasanga arimo araguha umwanya udahagije nk'uko yasanzwe aguha. Ibyago byo kwandura rero indwara za stress nabyo ntabwo zabura kubera ko umuhangayikira cyane ugasanga urwaye stress zidashira. So mu buzima rero bwawe ubuzima bwawe ni ingenzi, niyo mpamvu ugomba no kubuha agaciro buruta nibyo ubuzima bwawe nibyo byishimo biruta byose, ugomba kubyinjoyinga, ugomba akanya gato kawe ufite kukabyaza umusaruro. Reka twigire ku ngingo ya gatatu cyangwa se part 3, umugore ugukunda kubera impamvu runaka. Umugore ugukunda bitewe n'akazi ukora cyangwa se n'umushahara uhembwa n'amafaranga ukorera, ukurikiyeho ikintu runaka. Hari abagore beza mu buzima bwawe ushobora kuzahura nabwo cyangwa se ubu ngubu uri kumwe nabo. Ubuzima bwawe ni ingenzi cyane kubera icyo ufite. Rero uramutse utagifite ugasanga uyu muntu ahise akureka cyangwa se ahise akuvaho. Iyo ufite amafaranga ahora akwitaho, ahora akubwira neza, ugasanga yemwe muri inshuti mwakundanye. Ariko nyuma yaho waza kuyabura cyangwa se waba nta mafaranga ufite ugasanga ahise akuvaho yiboneye undi muntu. Kino kigiye kumera nka kiriya cyamaze kubabwira, ni kimwe n'uko we yari asanzwe wakuzi ko ufite amafaranga none byabaye ngombwa wenda kuyabura cyangwa se muri iyo minsi ntabiri kugira neza ugasanga ahise yigendera. Iyo ibintu rero bigoye ahita agenda, niko baba bateye. So ingaruka rero zishobora kuba zavamo igihe wenda wakundanye nawe cyangwa se mukaba muri kumwe cyangwa se ushobora kuzabona niba mwarangije kubana, uzatakaza amafaranga menshi kandi mu gihe gito. Ni igihe uzasigara ubabaye cyane mu gihe atikosoye cyane, kandi biba bigoye kugira ngo abashe uyu muntu kuba ubwe yakwikosora. So umuntu ugukunda rero kubera amafaranga azaguta yigendera igihe yabonye undi muntu ushobora kuba akurusha amafaranga. Igihe amafaranga yagushizeho birumvikana azahita agusiga. So niba nayo uri umugore cyangwa se niba uri umukobwa, please wimukunda umuntu bitewe na emotion umufitiye cyangwa se wimukunda umuntu umukurikiyeho ayo mafaranga, ahubwo mukunde uko ari, uko agaragara, kugeza igihe wenda n'igihe muzaba nta mafaranga mufite uzaguma nawe cyangwa se muzagumya mugakundana. Reka twigire kuri part 4, umugore ufite uburakari cyane. Umugore cyangwa se umukobwa ukunda kurakara cyane, nawe nguyu nawe ni ikibazo, uzamwitondere cyane kubera ko igihe akantu kose abonye ugasanga karimo karamubabaza. Ngaho yakubonanye na runaka ahise ababara, ngaho watinze kumuhamagara cyangwa se watinze gukora ibintu runaka ahise ababara. Nawe uzamwitondere. Umugore ugira uburakari bukabije ashobora kukugora cyane ku rwego rwo hejuru. Akunda gutukana, ntabwo akunda kuvugira hasi, ntabwo umwemerera kugira ngo mujye inama cyangwa se muganire ku kintu mutari guhurizaho, ahubwo ahise azamuka hejuru aho kugira ngo abanze agutege amatwi wumveho ikibazo kiri, mukiganireho, mugikemure, niba kibananiye mugishikirize abo mugomba kuba mwagishikiriza, ahubwo we ahise azamuka cyane hafi no kugufata amashati. So n'uyu nguyu uzamwitondere kubera ko gutukana no gukora drama ibintu bito bito bigushyira mu byo utahakoze cyangwa se mu byo wowe ubwawe utatekereza. Hari ingaruka rero zishobora kuba byavamo mu gihe ibi ngibi bigiye birakubaho. Kubura amahoro, ni hahandi uzabura amahoro, kandi icyambere ni amahoro yo mu mutima, turabizi neza. Ni hahandi ubwawe uzumva usa nkaho ufite ama stress adashira, ntabwo byabura.
So rero urukundo nyakuri rugomba kubahana no guhana agaciro no guhana amahoro. Si uguhora mu ntonganya, si uguhora mutukana, si uguhora mubwirana ibintu bya hato na hato, ahubwo nk'uko mujya ku murenge buri wese akamanika ikiganza akavuga ati nemeye ko kanaka na kanaka tuzabana mu buzima bugoye cyangwa se bubi bigenze tubaye cyangwa twishimye, mugasezerana izo ndahiro. Niyo mpamvu muba mugomba gukundana kandi mukaba mwakubahana. Si uguhora umwe muri mwebwe ahangayitse, yaba umugabo yaba umugore, si uguhora wowe muhangayitse. Urukundo rugomba guhora rwihangana kandi rukagera ku ntego. So twigire ku ingingo ya gatanu niyo tugiye kuba twavugaho. So niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel, please ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, ufungure inzogera hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano kuri Uwiragiye Dany. Tubagezaho ibintu byiza byubaka urukundo, ntago dusenya urukundo, ahubwo twebwe twubaka urukundo. Twigire ku ngingo ya 5, umugore utubaha abandi. So mushobora kuba muri mu kazi, ashobora kuba atubaha abantu akorana mu kazi akoraho, ashobora kuba atakubahira inshuti zawe, cyangwa se atubaha umuryango wawe, atubaha sosiyete akoreramo. Ntukeke yuko wowe ubwawe nawe igihe mwabanye cyangwa se wowe muri kumwe nawe ubwawe azakubaha. Uko umuntu afata abandi nawe ni nako azagufata. Ingero ari gutanga hirya no hino, ibyo bari kumuvugaho, ibyo bari amahane agira ahandi hagiye hatandukanye iwabo mu nshuti ze, nawe nimubana cyangwa se nimuba muri kumwe niko nawe ashobora kuzagufata. Witonde rero. So akunda gutukana n'abakozi, gusuzugura inshuti ze, gusuzugura abakoresha cyangwa se abamukoresha. Inshuti zawe ntabwo aziha agaciro. Niba ataziha agaciro, weho urinde ukeka yuko wowe azaguha agaciro, nawe biragoye kugira ngo azaguhe agaciro. Please nawe niba warizi hizi ngeso ndi kugenda mvuga haraguru, gerageza uzikosore. Hari icyo nagenda simbuka, usubize video inyuma, ugende urebe ko kishobora kuba kukiriho. Nicyo gihe cyo kugira ngo uhinduke, ugire ibyo uhindura kugira ngo ubane neza na bagenzi bawe, kugira ngo witeze imbere. So niba utubaha inshuti zawe rero, ntago azubaha n'umuryango wawe. Ingaruka zishobora kuvamo rero ni murazizi, azagutera, uzahoranwa ipfunwe mu bandi, kuko nawe aho uzagera azatangira kugenda kuvuga, azatangira kugenda akuvugaho nabi. Usanga ibintu ntago bigenze neza, usanga ubuntu kwiyakira ubwawe biri kugenda bigabanyuka. Niho relationship yawe izagenda umubano ucika hagati buhoro, usange wisanze mu makimbirane, musange mu ibintu bitangiye kugenda bibazambana, kandi mwagombye kuba wakwishira hamwe. Abagore nibo ugomba kuba wakwirinda rero. So ingingo ya 6, umugore ushaka guhora gutondagura buri kantu kose abonye, cyangwa se kugushakaho agakosa ka buri kantu kose abonye, uyu mugore uzamwitondere. So hari abagore rero bashaka gutondagura buri kantu kose abonye, buri gakosa kose abonye, ugasanga ubuzima bwawe bwose asa nkaho abufite mu biganza, usa nkaho ari kugushira muri control. Mbese ntabwo wowe ubwawe uyega, uja kuzamura umutwe ugasanga yagutanze, warakaye, yagira n'amakosa ugasanga amakosa niweho arimo arayagushiraho. Nta kintu kizima wowe ubwawe arimo arakubonaho. Mbese ugasanga wenda nko kugenzura telefone zawe, kuja muri WhatsApp agashaka kureba abantu bagiye bakwandikira, ugasanga telefone yawe niba wirambitse gato n'ahandi hantu agiye kwirukira, agiye kureba niba hari umuntu waguhamagaye. Nabo ugomba uyu muntu muri kumwe ntabwo ugomba kwitonda cyane. So niba nawe ubaye ubikora rero, cyangwa waba uri umugabo waba uri umugore, uko waba umeze kose, irinde kwirukira muri telefone z'abantu cyangwa se gushakishaho umuntu amakosa ho atari. Witonde kubera ko ntaho bishobora kuba byakwiza
byakugiraho ingaruka. Ahanini ushobora gusanga anari wowe ubwawe urimo urabyitera kurusha uko wagombye kwituriza. Niba rero ubonye iyi video ni amahirwe akomeye, witonde cyane niba usanzwe wari ubikora. Ingaruka zishobora kuzamo rero zavamo kubura freedom, kubura ubwisanzure, ugasanga ntuvuga ati n'ubundi nishyira telefone yanjye hariya, urasanga dushwanye, urasanga nongeye amakimbirane. Rero witonde kugira ngo iyo icyizere biba bigoye kuba wagitakaza, birahenda kugira ngo wongere ukigarure igihe umuntu yagutakarije icyizere. Urukundo nyarwo rero rugomba gufatanya kandi mukunguka ubumwe. So umugore ugomba kuba wakwitondera ubaye uri umusore cyangwa se umugore ukunda kugira amagambo menshi. Abagore turabizi ko bagira amagambo ariko hari abarengera. So ugasanga wenda uri kumwe, umugore agiye kukubwira, abagore bagenzi be murabizi, ntago ndimo ndabanirwa cyangwa se nta n'ikindi, ariko ugasanga umwe akubwiye ibyawe, weho umubwiye ibyawe bike, ariko wowe ushaka kugira ngo akubwire amakuru menshi ahagije kuri we kugira ngo ubone ayo uje kubwira bagenzi bawe. Umugore ukunda gusebanya, ntukeke yuko nawe mushobora kuzabana. Azagenda agusuzugura. Umugore ukunda amazimwe cyangwa se ukunda ibiganiro bya hato na hato, ngaho imvururu zabaye ntago azicikwa, ibintu byabaye, amakimbirane yabaye ntabwo ayacikwa, ibintu byose usanga abirimo. Uyu mugore nawe ugomba kumwitondera uvuga buri kimwe, witonde. So wenda umugore nanone nakubwira hano, nanone umugore ukunda kujya kunywa cyane inzoga agakabya. Ngaho uyu munsi yabyukiye mu kabari, nimugoroba yabyukiye mu kabari, nta mwanya afite wo kujya kwita ku rugo. Iyo ugerageje no kumukebura usanga nanone arimo aratera hejuru, ntago akurushije umujinya cyangwa se akurushije uburakari. Nawe rero nawe ugomba kuba wamwitondera, kubera ko niba nawe uri umugore uri muri anyumva ukaba ubyukira mu kabari cyangwa se ukaba buri mu gitondo buri nimugoroba uri mu kabari, menya yuko uri mu ngeso zitari nziza. Ejo n'ejo bundi ubuzima bwawe bushobora kuba bwarangira cyangwa se ukarangira ukuyemo indwara zigiye zitandukanye. So aka niko kanya kugira ngo uhinduke rero, ufatanye n'uwo mwashakanye cyangwa se umufatanye, kubera ko igihe uzaba wabonye icyo gihumbi ukajya kukinywera, uzasanga abana bawe ari bo bari kuhatsikirira, ntabwo bazabona school fees yo kujya ku ishuri, cyangwa se ibyo mwebwe mukeneye ntabwo muzabasha kuba mwabyumvikana. Inama rero, so bihagarike. Niba uri umugabo nawe usanzwe ubikora ibingibi ndi kuvuga, nicyo gihe ngo ubihagarike. Tekereza ku bana bawe bari mu rugo, tekereza ku bana wasize mu rugo nanone, nabo bari mu rugo, icyo ushobora kuba wabahereza. So twigire rero ku kintu cya karindwi, anaricyo cya nyuma nababwiye. Ikintu nanone umugore ugomba kuba watinya ukanabuka cyane, umugore utubaha value zawe cyangwa se utubaha indangagaciro zawe. Niba umuntu ataguha agaciro, ibyo wizera bizaguteza ikibazo. Wenda nk'urugero nshobora kuba naguha kugusuzugura mu ruhame, ugasanga ntagatinya kugusuzugura. Bibaho cyane, ibyo bifata kwirengagiza ibyo inshingano ze, nabwo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ingaruka zishobora kuvamo rero, niba ataguha agaciro ugasanga agusuzugura mu rugo, ndetse ntabyereke no kuba yabyereka imiryango ye ko agusuzugura, ni ikintu gikomeye cyane ugomba kuba wakwitondera. Ingaruka zishobora kuvamo rero amakimbirane adashira, kubura ubwumvikane, ni kubura, mbese iyo hatabayeho ubwumvikane menya yuko ibibazo byatashe no mu rugo. So be attention rero, ugomba kwirinda ku byo ugiye kuba wakora, ibyo ugiye gukora ukabanza ukabitekerezaho.
Ibi byose twavuze rero ni ingenzi cyane, ushobora gusubiza video inyuma hari ikintu cyagiye kiragucika ukabasha kuba wacumva neza. Ibi byose rero ni ugucya abagore, ntabwo ari uguca abagore ku ngeso zabo, ahubwo ni ukugira ngo bagirwe inama, ahubwo niko kwiga cyangwa se guhitamo neza. Ugomba guhitamo neza ukabona icyerekezo, ntabwo ari ukuvuga ngo ndimo ndabaharabika, hoya, ahubwo ni ukugira ngo mbakebure. Niba hari kimwe wisanzemo ushobora kuba wakireka. Ubuzima bwawe, amahoro yawe n'ahazaza hawe biterwa nawe ubwawe, biterwa n'amahitamo yawe ushobora kuba urimo uramakinga amahitamo, make choice, making a direction. Shaka icyerekezo, ukore plan, ushake amafaranga, wubake kandi rukomere. So niba rero ushaka ubuzima bwawe bwiza, tangira ufate ibyemezo byiza uyu munsi. Musore cyangwa se mukobwa urimo uranyumva, nawe ibi bintu nagiye mvuga nizere yuko ushobora kimwe muri byo cyangwa se byose muri byo ushobora kuba wabihindura uyu munsi, ibintu bikagenda neza. Rero niba hari icyo wari usanzwe ufite cyangwa se hari igitekerezo cyangwa se hari inyunganizi ufite, andika hasi muri comment umbwire niba hari ikintu wigeze guhura nacyo muri ibi bintu maze kuba navuga uko ari birindwi. Kandi ntucikwe kuba wakanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'izindi video zigiye zitandukanye. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi hasi muri comment, wibuke iyi video ko wayisharinga abantu bawe w'ingenzi kugira ngo babashe kuba kumva kino kiganiro kibagirire akamaro, ukumva yuko ubutumwa bwiza bwakugeraho we ntibubageraho. So turabakunda cyane hano kuri Uragiye Dani, reka dusubire mu zindi video zigiye zitandukanye. Hasta la vista, bye bye.